Gloria reka mugira inama kandi inama ikomeye. Yego. Nkuko nguko nari ngira inama abantu bose bari muri divorce. Yego. Iyi nawe yumve. Hanyuma mu kuyumva ambabarire atuze umutima. Yirinde itangazamakuru. Ko naryo riroshyanya. Bakakubaza ibitari ngombwa bakakubaza n'akari murore. Yego. Aba bagabo bari kuvuga ngo bazaba kurangira. Ube witonze gatoya hatazaba uretse kubakira bo bazakurangira. Yego. Hanyuma ikindi nkurikije story uko yatangiye. Yego. Glory umubyeyi w'umuntu nindasimburwa. Mama wawe wakubyaye. Yego. Nindasimburwa. Yego. Mama wawe naho yaba yaragukoshereje. Ndakwinginze. Yego. Uzace bugufi nk'umwana. Umwegere umubwire uti mama nubwo waba warambere umubyeyi gito. Yego. Ngusabye imbabazi kandi nanjye aho wampimukiye. Ndakubabariye. Yego. Ndashaka kuvuga iki? Gloria zambabarire. Yiyunge na mama we. Yego. Iki ndakimusabye yo kabyara. Glory kabyara abahungu n'abakobwa be. Yego. Ariko akundi icyo uvuze kiremewe gukanga abantu nibyo doko kugera mu rugo abantu bakagutinya abantu paparaje ukabona aho kugira ngo bishime baze kuguhobera ahubwo bakaza banyeganyega imitima yabo igatangira kunyeganyega no guhungabana bagatangira kwishinja ibyaha bidahari. Umukozi mu gikarakaza yirukanka atayiwe atumenye nataye hari ga serviette hari akaba yenda gucamana umugore agahita avuga ati noneho umutima unshizemo. Uyu mugabo yarambwiye ati maze gukurikira ibiganiro byawe bigeze byibuze muri bitatu. Naje kumenya ko uyu munsi kuba hari ukumvikana mu rugo. Yes. Ati byo nitaga ko ndi gushinja umugore wanjye nk'ikosa. Ati naje gusanga ari ngiye ugomba kugira ibyo mpindura. Abihinduye. N'urugo rwe rwabaye rwiza kandi koko bari kujya muri divorce. Bari hafi gukora divorce. Yes. Byarangiye n'ukuri ubu n'urugo rwiza rushima Imana. Baje no kundeba. Baje nko Yego. Agendeye ku biganiro ntago yaje kugira. Ntago yaje aje kumbwira ngo tugira inama kuko nabaza kunshaka ngo mbagira inama baraza. Tukajya inama rwose zituma ubaho utababaye. Reka nkubwire rukundo. Uracyari umujene. Ariko niba hari ikintu kibabaza abantu akababaro ko mu rugo. Ako nanjye maze kurambirwa ubugaragu. Akababaro ko mu rugo gashobora gutuma ubuzima bwawe bwose buhinduka. Yego. Ibyishimo byo mu rugo bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Ibyishimo byawe byo mu rugo bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Akababaro kawe ko mu rugo gashobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Yego. Ibyo bintu uko ari bibiri. Iyo wamaze kubyumva no kubimenya uhitamo kimwe cy'ingenzi ugomba gukora. Yego. Ibyishimo byawe byo mu rugo bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Umubabaro wawe wo mu rugo ushobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Ati gute rero? Umubabaro wawe wo mu rugo ushobora gutuma Rukundo tubona nk'umusore mwiza kuri uyu munsi. Ubwo wamaze kwinjira mu rugo. Ukajya mu rugo ruri mu mubabaro. Ugahita uhinduka. Wari wabona umuntu ufite imyaka 30. Yego. Akagaragara nk'ufite imyaka 70. Guhora ukambije agahanga, guhora wibaza ngo biragenda gute, ngo noneho ndakora iki, ugasanga ufite imyaka nka 70 kandi uri mu myaka 30. Yego. Uwo ni umubabaro wo mu rugo ushobora kubigutera. Umubabaro wo mu rugo ushobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka gute. Rukundo ukajya ugenda wivugisha. Hakuzi ko ari byo. Ukajya ugenda ugira uki. Nisiko njya numva ngo abantu ngo bivugisha ngo njya numva abantu bavuga ngo abantu ngo kwa kundi nyine uhura n'umuntu mu nzira ukagenda nyine ukabona nyine ari kugenda yivugisha mu nzira ameze nk'umuntu uri gutera imirongo. Gataya tekeza sukari umunyu doko ameze nese urabona abari mu bibazo by'urugo biba byamutesheje umutwe. Ngenda numva ngo bari abantu ngo babaza noneho ningera mu rugo ati umugore aranyica ati dore uyu munsi nayahize nayabuze noneho biragenda ningera mu rugo ntago urusaku rwendukira ningera mu rugo ibibazo bigatangira kumana byinshi. Uko ibibazo bikubana byinshi dore uyu munsi wenda hateye ituntu two gukaraga imisatsi ariko hariho igihe utari kuyikaraga ubwo ukajya ushima mumeze nk'ukishyiramo imirongo bikagaragara ko utayikaraze kandi kutanashokoje.
ukubonye wese akajya avuga ati rukundo noneho yabaye kimwoka byaramo sibyo ukaba wasohoka mu rugo ukambara umwenda uhindurije kubera iki ibibazo byarakurenze kubera ibibazo n'inkweto ushobora kuzambara imbusane kandi warize yego urugo rubi rushobora gutuma uhinduka umusazi hanyuma rero rukundo nakubwiye ngo umubabaro wo mu rugo ushobora kuguhindurira ubuzima yego ibyishimo byo mu rugo bishobora gutuma rukundo umuntu azajya mureba akajya kubaza ati ariko se ubundi ni gute umuntu agabanya imyaka wari ufite imyaka 30 bakajya bakureba bakagira ngo ufite 18 akaba mwana duza cyane yagira ngo urukundo afite 18 ukubaje akajya avuga ati ese ko washatse ukiri mutoya naho ni iki ni wa munezero wo mu rugo urabyuka mu gitondo ugasanga utuzi dushyushye turahari utwumanza mu nda n'utwukaraba yego sibyo yego mu kanya gatoya akaboyiro cyangwa umureti mwiza biri hari aho wenda reka mbivuge ushobora kunyumva gutya ashobora kuvuga turi kuvuga mu bakire oya reka tuvuge noneho no mu bantu baciriritse sibyo wabyuka mu gitondo uzi mwaramutse ya mu gitondo ukuntu iryoha ati mbe mugabo mwiza waramutse kandi mwararanye Yesu we akubwiye gutyo rukundo ndakubwira ngo ibi neza biragusaba ugezeho wese ukajya umubwira ngo waramutse kandi wararanye waramutse kandi wenda mwarariye idodo zonyine zitagira n'uburisho ariko umunezero w'urugo ugatuma uhora ugenda useka uhora ugenda umwenyura buriya rero reka nkubwire umuntu akagusuza ngo waramutse kandi mwararanye yego ndetse hari n'uryama nijoro akaryama hashira akanya kaza kubyuka tereka ndebe wanjye ko agihumeka neza icyo gihe nyine icyo bita urukundo vrai amour vrai icyo gihe wagiye kumureba urukundo nyarwo icyo gihe nyine abagiye kumureba ko yaramutse umuntu aryamanye ku buriri yakwicura akayavuga ati reka ndebe uwanjye ko agihumeka ko asinziriye neza ndetse ko agashuka katamuvuyeho cyangwa niba yagakuyeho abishaka kubera ko hari ubushyuhe cyangwa akanakagukuriraho kubera ko ari kubona uri gututubikana kubera ubushyuhe buri mu nzu akavuga ati reka nkamukurireho ariko gututubikana doko akaguha ni ukuvuga ngo ugahumeka neza kandi usinziriye ariko muri kumwe akaba yakwitayeho kubera akavandirateri akakubera vandire mpunze kuri kugenda unyumva neza yego ubwo se urumva ibyo bintu bidatandukanye ni ukuvuga ngo umunezero w'urugo n'umubabaro w'urugo bishobora kuguhindurira ubuzima uko ugaragara mu muhanda ni ibintu biba bitandukanye umuntu ubanye n'umubabaro iyo umubonye mu muhanda uramumenya n'umuntu ubanye n'umunezero iyo umubonye mu muhanda uramumenya cyane iyo usanzwe umuzi ko hari abo bitagaragara iyo usanzwe umuzi oya udasanzwe umuzi ubwo ntago twahura ngo umenye uko naramutse ntago twahura ngo umenye ngo buriya ninde ubundi se naba ndinde nyine ubwo ntago usanzwe unzi ariko umuntu unzi agomba kundeba akamenya niba nishimye cyangwa niba mbabaye kayo nguko rero abantu benshi bakunda kuvuga ngo kugenda wivugisha kuriya ngo bari uburozi ngo baramuroze abandi nabo bakaba bati ni ibibazo byo mu rugo ibintu byose turabihuza gute rero ntago tuzajya tujeneraliza niko icyo kintu nacyo njya nkibwira abantu uburozi bwa mbere buriya ni amagambo uburozi bwa mbere ni amagambo uburozi bwa mbere mu rugo rw'abashakanye yego uburozi bwa mbere na amagambo imivugire imyitwarire ibyo bintu nabyo dushobora kubyita uburozi kuko bishobora kugira aho bikujyana naho bikugeza yego buriya ruko ntabwo ujya wumva akantu bavuga ngo abagore bavuga ngo bajya gushaka inzaratsi zo kugira ngo abagabo babakunde n'ibiki byose yego uzi ko ziriya nzaratsi n'ubundi biba ari ibyatsi bidakora ariko inzaratsi za mbere mu rugo ni urukundo ruzira uburyarya ziriya nzaratsi bajya gushaka ziriya nzaratsi usibye se kugira umuntu igicucu ubundi hari icyo zimara bajya bapfuca umugani ngaho bapfa aribwa n'abapfumu turabihuriza he rero n'uwo mugani
hari umugore ngo yagiye gushaka umuti mu bapfumu, utwo n'udustori tuba dutambuka. Yego yego. Ageze ku mupfumu abwira umupfumu aramaze tese mukobwa wanjye bigenda gute bimeze bite. Undi arangije amubwira ati umugabo atarankubita atamereye nabi rwose mpereza umuti uzatuma umugabo atazongera kunkubita. Atese gukubita byagenze bite. Ati hari igihe yinjira ati nkahita amubwira ngo ariko nk'ubu ngubu kuba wiriwe wagiye iyo wagiye ngo ntuzane n'ibyo guteka ngo urumva biri bugende gute. Ati umugabo akivamo akaba nkubise urushyi. Atakagukubita umubwiye ngo kuki ngo aba yagiye mu gitondo akaza ntacyo azanye muri buryo iki ndati atese ubimubwira ryari. Ati yakinjira mu muryango ngiye mbanza kureba niba hari envelope atahanye cyangwa nzaruhahira. Ati atarinjira ngiye mubona ari hakurya ku marembo. Atajya kuhagera ngiye ndi kumubaza ngo ubundi utahanye iki wasubiye iyo uvuye. Atagahita yiva mu rushya kankubita. Ari umugore ubwira umupfumu ati rero ibyo bintu byo kunkubita ngewe rwose kaka wanjye ndashaka ko bishira umuti bishira. Yego. Umukecuru amubwira ati reka nze nguha umuti. Ati kandi uyu muti uraza kukuvura. Urakuvura wonda guhura kuvura. Yihina munsi y'urugo afata umuravumba ntimuzi. Umuravumba ndawubona. Umuravumba uvura inkorora uvura ibicurane tuntu nk'utwo ngutwo. Yego. Afata umuravumba araza aragahonda arangije aramubwira ati maze uko ugiye kumugaburira. Yego. Ujye ushyiramo gake. Yego. Ati nuteka icyayi ushyiremo gake. Ati hanyuma ikindi kintu nkubwiye ukimubona aturutse hariya ujye ufata amazi unywe uyashyire mu kanwa. Ati noneho mu mutima utangira uvuge ngo uyu mugabo ntankubite. Ati ntabwo uzaba uri gufungura umunwa. Ati urumva ko azahagera ugashyiramo twa tuntu mu biryo tunguhaye. Yego. Ati hanyuma no mu kanwa ukaba uri kubivugira mu mutima kubera ko hazaba harimo amazi. Mazi amucecekesha mu kanwa ke, mu kanwa k'uyu mugore nyine harimo amazi amucecekesha. Yajya kubimuha agaceceka. Weho umugabo numubona atungutse hakurya uzanywa amazi uyagumishe mu kanwa asanzwe. Uyagumishe mu kanwa noneho mu mutima ujye uvuga uyu mugabo ntakankubite, uyu mugabo ntakankubite, uyu mugabo ntakankubite. Ujye ubivuga mu mutima wawe ariko amazi agume mu kanwa. Hanyuma najya kurya ufate kano gato umushyirire mu biryo. Nuteka n'icyayi ujye ushyiramo, nuteka n'agakoma ujye ushyiramo gakeya dore n'utwatsi tutazagaragara mu gikoma. Mugora turakoze kaka we. Yego. Ati nyishyura. Aramwishyura. Umugore arataha. Ageze mu rugo bya bintu arabikora. Abikoze bwa mbere arinjiye umugabo ategereje urusaku rw'umugore araruzi. Kubera iki yajunditse amazi. Arongera ku munsi ukurikiyeho bigenda gutyo. Ku munsi ukurikiyeho bigenda gutyo. Arangije abwira umugore mugenzi we atuzaze njye kukwereka umuntu wampaye umuti. Ntabwo umugabo azongera kugukubita. Yego. Aramujyana nawe amugezayo. Aramubwira ati bya bintu wambwiye byarakoze. Ati ibyumweru 2 birashize ntakubitwa. Ati none nzanye na mugenzi wanjye ngo umumpere kuri wa muti. Umuvure. Umukecuru aragenda ajya munsi y'urugo nanone azana wa muravumba. Abigenza gutyo. Nawe aramuhereza. Ati genda nawe uzagaruke. Ati muzagarukane maze nyuma y'ibindi byumweru 2 mwese. Atuyazaba maze ukwezi nawe uzaba maze ibyumweru 2. Nyuma y'ibyumweru 2 bya wa mugore wundi bose basubirayo. Rangije ababwiye ati nimuze mbere ku muti nabahaye. Ati mu by'ukuri umuravumba nta kindi kintu uvura ahubwo icyabakijije n'amazi mwajunditse. Mwaracecetse. Rurimi rwawe bazi ko baba nirwo rwagukubitishaga. Ariko urumva ko kantu bari kumva icyo kintu. Amafaranga bamwishyuye iki? Ubugoryi. Kandi wa mugore w'unkurikira. Kandi nawe warinze rwa rurimi rwawe. Ntibibe ngombwa kujya kugisha inama umuntu uri bugushuka ukamuha n'amafaranga y'ubuntu. Nukuri ntago wajya ukubitwa. Aya bapfa bariwe n'umupfumu. Yera nababwiye mwarakoze kunyizera. Bigishije ubwenge. Wa mugore wa mbere wagiye avuga ati singishaka gukubitwa n'iki byose. Yaravuze ati ndabibonye koko. Ururimi rwanjye nirwo rwankubitishaga. Kandi muri icyo gihe yamaze ashyira amazi mu kanwa acecetse. Umugabo noneho yatangiye no kujya haha. Nta zindi nduru zibayeho. Kubera iki?
kagasako k'umugore ubundi yashoboraga no kutabihaha kubera iki nabizana n'ubundi urusaku rwawe ntabwo ruri rutume wishima. Yego rero reka nkubwire mu rukundo urugo rwubakwa n'ubwenge. Yego ntihazagire ugushuka. Urugo rwubakwa n'ubwenge, urugo rwubakwa n'urukundo, urugo rwubakwa n'icyizere, yego urugo rwubakwa no kubahana. Sinkubwiye ibintu bine. Urukundo, ubwenge nibwo bwa mbere, urukundo rukaza ari urwa kabiri, kwizerana bikaza ari ibya gatatu, kubahana bikaza ari ibya kane. Ibyo bintu iyo wabigize mu rugo rwawe urugo rurubakika. ngayo nguko babyumvishe. Hari abantu rero batabashije kumva iryo somo riri mu bintu umaze kutubwira. Twakomoje ngo ay'abapfu arebwa n'abapfumu. Umuti wo kugira ngo ikibazo cyawe gicike cyangwa se kirekeraho nuko ushobora kwituriza cyangwa se ugaceceka ukiha amahoro we ku giti cyawe. Ubundi njya mbwira abantu ngo uzarwane n'urugamba rwawe bucece, kuko nubibwira benshi nibo bazanakuvangira. Yego reka twinjire mu kiganiro. Ngubu twari tukiri muri introduction. Umushuti wawe niba ari umushuti wawe simbizi, ejo bundi rwose ubwo yari yaragiye mu rukiko, uwitwa Gloriosa, Isimbi Gloriosa agira gutya aravuga ati mama yankozeho antwarira umugabo, antwarira n'abana. Ariko mu misi nk'ibiri ishize tujya kubona urukiko rwanzuye ko rugomba kumuha gatanya cyangwa se divorce. Yego avuga ati byanga byakunda we n'umugabo wawe. Ariko naje kuko nagiye mu rukiko rwe nabonye urukiko bose rwarabashinjije amakosa. Yego bavuga ati dushingiye ku makosa yawe we n'umugabo wawe tubahaye divorce. Bivuze ngo bari bafite ngo imitungo myinshi cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi hagati y'umugabo n'umugore hari ushobora kuba abyungukiyemo. Yego ubundi rukundo reka nkubwire uracyari umusore. Abatazi rukundo mwese mudukurikire, rukundo n'umusore. Nujya kurambagiza nujya gushaka uzamenye ko kimwe cyawe cya kabiri ugitanze, cyaba icy'ubuzima, cyaba icy'ubutunzi, cyaba icy'ubwenge, cyaba icy'imibereho. Uzaba ugihaye umwana mutavukanye, mutakuranye, mutavuye mu ndimwe. Umwana cyangwa umuntu saba ari umwana wikundiye se. Reka nta mwana ukunda. Wiyizire mwana nikundiye ni wowe nahisemo. Suko mukaririmba zo ukaririmba utyo. Ni umwana uba wikundiye. Yego yego. Kimwe cyawe cya kabiri ubugihaye uriye. Uyu gihaye nawe azaguha kimwe cya kabiri cye. Yego. Ariko kimwe cya kabiri cye na kimwe cya kabiri cyawe bishobora kuba bitangana. Yego. Iyo rero kimwe cya kabiri umuhaye atagisigasiye. Yego. Nawe kimwe cya kabiri aguhaye ntugisigasire. Byanze bikunze bigenda kuriye. Divorce raba. Kuvuga ngo umwe yaba byungukiyemo n'ubundi wabimuhaye umunsi wa mbere umwemera. Sibyo? Yego. Ahasigaye habaye icyo ahubwo kugira ngo bya bintu muhereje abisigasire. Ariyo mpamvu muri uyu munsi inkuru y'uriya mwana Gloria burase n'umwana ara? Erega nta muntu utari umwana. Nanjye ndi umwana uko ndebuka. Nawe uri umwana. Nawe uri umwana. Heze ntihari abanduta. Ariko nese ku buryo ubu naguhamagara ngo yemwa ngo nyura hano. Mbabarira. Ariko njye impamvu utumye mvuga ngo uriya mwana Gloria ndamuruta. Okay. Heze suriya mwana nyine. Ahubwo aho ngaho yenda ufite icyo ushingiyeho. Ubu njye naguhamagara ngo yemwa ngo uriya mwana Gloria. Yego. Iyo usubiye mu buzima bwe, iyo usubiye mu mateka ye, twaba tuyazi cyangwa tutayazi, twaba twarahageze cyangwa tutarahageze. Ariko nkurikije we ibyo yizaniye ku mihanda, uriya mwana afite utuntu twinshi. Uyu mwana ahubwo afite utuntu twinshi yakuranye cyangwa yakuriyemo. Aranadushakana. Yego. Atugeza no kuri uyu munsi ndetse wa divorce reka mbyite gutyo.
umwana wavutse ari umwe ntarerwe na papa we agakurira mu biganza bya mama we yego mama we akagira umunsi amushyingiye ndetse mama we akumva agomba gukomeza kubana n'umwana we cyangwa umwana nawe akumva agomba gukomeza kubana na mama we ariko bikarangira bahindutse abagore babiri mu rugo rumwe. Ibi bintu byanze bikunze bigomba kugira icyo byangiza ku mibereho y'umuntu. Yego. Si byo se? Ndakumva cyane. Mama wa Gloria simushinja icyaha. Na Gloria hari ukuntu ntari bumushinja icyaha. Ariko icyo ibyaha nshinja Gloria ni bimwe. Gushyira ibintu mu itangazamakuru. Kandi n'ubundi hari ubuyobozi bwagombaga kubikemura. Hanyuma kuvuga ngo urukiko ngo rwabashinja ibyaha bose. Reka nkubwire ruko. Uyu munsi hari ikintu abantu bataramenya. Yego. Kandi ubutabera bw'u Rwanda buzi ubwenge. Aho kugira ngo abantu n'ubundi ugiye kubaha agatanya. Aho kugira ngo n'ubundi umuntu agende ajya hari yavuga ngo nta mutsinze wamutsinze iki se n'ubundi kutari bumugumane. Yego. Unamutsinze wamutsinze iki se n'ubundi kutari busubire mu rugo rwe. Iko yatashye avuga. Nyine ndashaka kukwereka igituma ubutabera bw'u Rwanda buba bafite ari abanyabwenge. Mu rubanza rwa divorce hose habaho gutsindagurana nimba utanabizi. Ubwo umwe abayatsinze bose baba ari abanyamakosa. Icya kabiri nkubwiye nuko imitungo igabanywamo kabiri. Iyo mwasezeranye ivangamutungo risesuye. Iyi mitungo mwashakanye igabanywamo kabiri. Yego. Waba uri mukuri waba utari mukuri. Witwa Gloria rero ageze gutya arabyishimira aravuga ngo mbere na mbere reka mbanze nshimire urukiko rwabinkoreye uko nabishakaga cyangwa se aravuga ati uko biri kose ndishimye. Nta muntu wishimira agatanya. Nta muntu wishimira gusenya. Urabizi neza Gloria ibiganiro byose yagiye akora byose uko yagiye abikora ntago yigeze ajya mu kiganiro ahubwo avuga neza umugabo we ahubwo yamuvugaga nabi akavuga ububi bwe sibyo ndetse akanavuga ubugome ngo yaba yaramukoreye bwo kuba yaramutwariye ruko uyu munsi kuba yaramutwariye umugabo. Uretse manze nkubwire. Yego. Uyu munsi nta muntu wakugiriye neza akagukorera ibyiza ijana ariko akabi kamwe wamuketseho cyangwa akabi kamwe baguteranyijeho nawe agahita kwanga urunuka bya bindi byiza byose wamukoreye bigahita bihinduka zero. Cyane. Ariko nubwo atigeze amuvuga neza ujya wibuka avuga ngo yanyishyiriye imodoka za no kunyishyurira ibitaro ndwaye. Byose ntago byari byiza. Kirya gihe se hari undi yari kuvuga yari kujya avuga ati nabonye marayika waturutse mu ijuru. Yego. Ariko umunsi bari bakocoranye yaravuze ati ngiyi shitani nahuye nayo. Wumvishe iyo ni kamere muntu. Yego. Sibyo? Umuntu uri kukugaburira uyu munsi uramusingiza. Ariko ejo yabikwimye. Yego. Ahinduka umwanzi igica akahinduka n'umwicanyi kuko yakwicishije inzara. Sibyo se? Ndakumva cyane. Ibyo rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero reka nkubwize ukuri. Namwe bari kwandika muri comment ngo Imana ishimwe ngo urakoze kubusenye. Ntimukajye mushukana. Ngo ariko abantu nabagome. Reka nkubwire ruko. Ndakumva. Kubaka ni byiza. Ugira ikibanza? Jewe. Niba ufite ikibanza ugatangira gushyiramo fondasi ugatangira kuzamura yego ukabona urasakaye gushyiraho amarangi kubaka ni byiza. Uhita wumva uri umugabo uhita wumva ufite ishema ko bimenye uri gukora fondasiyo ra. Nyine ndashaka kukubwira ukuntu uhita wiyumva nk'umugabo. Yego. Ukumva uri umuntu ukomeye ukavuga uti buriya hari n'umuntu utamvogera. Ndetse n'abantu bo ku ruhande bakajya bavuga bati umwana wo kwa runaka arimo arubaka. Sibyo se? Ubu nabo mukorana bamenye ko Rukundo watangiye kuzamura inzu batangira kujya bavuga ngo congratulation. Nta mashyara arimo. Ikiza cyo kubaka. Cyo nicyo nkubwira cyikiza cyo kubaka. Ariko se ibeke babisenye babikire hasi. Ugukunda wese aratangira ati yababa we. Araducitse. Rukundo baramusenyeye.
ya nzu y'imvura yaguye yahirimye buri muntu wese agatangira kukugirira impuhwe umuntu uzaza kubyina wasenyewe inzu umuntu uzaza kubyina inzu yawe imvura yayihiritse yego ni umwanzi mubi niyo mpamvu ndi kubwira n'abantu ngo bantu muri kuvuga ngo congratulation kuba ukoze divorce barimo baragushuka nshuti yanjye ubu barimo barashuka Gloria ariko ibyo ni ibiki uyu munsi reka nkubwize ukuri gusenya ntabwo ari byiza habe na gato gusa ikiriho ni kimwe ushobora kuba waranyuze mu buzima bushaririye ushobora kuba waranyuze mu buzima bubabaza ushobora kuba waranyuze mu buzima buryana yego uvuga ngo naragendesheje ariko uvuga ngo kuko nsenye ngo ni byiza aho kugira ngo usenye kuko utigeze ariko nawe yishimiye gukora divorce kuko akanyamuneza yasohotse mu rukiko yisekera ndetse anishimye cyane avuga ati uko biri ndishimye cyangwa se igituma nkubwira ko ari bibi ibyo yavuga byose ururimi rwo ni inyama yigenga iyamba ari byiza ntabwo aba yarigeze abyinjiramo byo kubaka aba yarabiretse kera aragira ati ndishimye kubw'umugabo wanjye kandi ndanamushimira sibyo kubw'ibihe byiza twagiranye njye nawe ariko mu biganiro yakoze mbere twigeze tubona aho ashimira umugabo we ubwenge bwatangiye gusubira ku gihe bivuze ngo azamukumbura bivuze ngo atangiye kumukumbura ubwenge buba butangiye gusubira ku gihe uyu muntu yigeze kunyita sheri uyu muntu twigeze gusohokana uyu muntu yigeze kunyishyurira ibitaro ndamushimiye ibyiza yankoreye yego n'ibibi birahari ari nabyo bitumye hazamo iyo divorce yego ariko se kuki ndi kukubwira ngo gusenya ni bibi yego nimba udashaka kuzasenya kuko ari ikintu kibi ntuzigere wubaka niba udashaka kuzasenya iyo nama irandeba ariko ongera ukansubiriremo sibyo ongera ukansubiriremo uzarwane no kubaka ibyawe bikomere nusenya bwo uzaba weshuwe gusenya n'esheke yego gusenya n'esheke gusenya n'esheke mu buzima sinzi niba abantu badukurikiye bose bari kubyumva twebwe tukiga muri segonderi iyo wagiraga esheke umutwe warakuryaga ukarara udasinziriye none se ko warakaye ndembe irakariramo iyo umuntu yasenyereka gute se nicyo kintu kibi kibaho mu buzima bwa muntu gusenya n'esheke gusenya ni umubabaro gusenya ni agahinda gusenya ntuzabyifurize uwawe gusenya ntuzigere uba impamvu yo gutuma urugo rwa runaka rusenyuka yego sibyo ndakumva cyane gute se ntababara sha reba uriya mugore mwiza kuriya disubereye u Rwanda wakagombye gutanga uburere bwiza mu bana akabutanga ari hamwe na papa ari kumwe n'abana papa n'abana bakajya bicarana hariya bakaganira bagaseka tudore mama na papa ngo turishimye ngo wasenye njye ndababaye gusenya ni bibi urababaye ndababaye nimuzajya mwumva divorce zabaye mujye mubabara uri nk'umubyeyi we cyane ntabwo gusenya ari byiza tuzabeho dukora igituma ntango zisenyuka ntabwo ari byiza ubu hari abantu badukurikiye bagiye kuvuga baho uri kwivugira y'uyu munsi ugashimira n'Imana atari ukuza gushimira kuri kamera ukavuga uti Imana nkize za nkoni nkize kwa kwicishwa inzara nkize kwa gucibwa inyuma nkabibona nkize uricara ugatuza umutima ntujye mu bibi ntujye mu biyayurabwenge ntaba ari weho wicaye hariya mu kabari ngo kubera yuko twagabanye ngo bampaye miliyoni 20 ngo nimuze tubyine ngo tubyine intsinzi twishime ahubwo na bya bindi wagabanye ukavuga ngo ni gute nzabibyaza umusaruro uwo nasize akazambona ndi umuntu ukomeye iki nicyo namwifuriza kurenza kuza kuri kamera akavuga ngo ndishimye birashoboka ko wishimye bitewe nuko hari ubuzima bubuvuyemo bitewe nuko hari ibikomere uvuyemo bitewe nuko hari agahinda uvuyemo ariko icara ushyira ubwenge ku gihe ibi bintu muri bugabane bizakugirira umumaro utakujyana habi
Yego. ahubwo umumaro ukujyana heza yego nuko iyo niyo nama iyo niyo nama ngira umuntu wese Mm. wamaze kuva muri divorce Yego. doko uhawe divorce tuza umutima tuza umutima ureke gukomeza gutekereza kuri ejo hashize yego uhatekereze kandi uvuga ngo ni gute noneho nabisobokamo burundu ni gute nakwiyubaka yego ni gute uyu mwana wanjye atazagira icyo abura yego kandi njye na papa we hari ibyo twari twarashatse nk'imitungo yego kuko akenshi iyo mwakoze divorce ibyo mwari mutunze abenshi bibapfira ubusa yes yego turi no kugana ku musozi w'ikiganiro ubwo ndagira ngo byanga byakunda Gloria ni umuntu abantu benshi bakunze yego byanga byakunda hari abakunze ko ashobora kuba yaravugishije ukuri cyangwa se akavuga ikibazo yahuye nacyo cyangwa se akavuga ibimurimo ariko uyu munsi wa none agiye kwerekeza mu rugendo rwa divorce yego nkawe tugenda twagiriye abantu bari muri divorce bose hamwe icyarimwe cyangwa se bari muri divorce yenda nk'inama zihari ishobora nko kugira Gloria ku buryo ushobora kuvuga ati Gloria ibi n'ibi urugendo rwa Gloria reka mugira inama kandi inama ikomeye yego nkuko nguko nari ngiriye inama abantu bose bari muri divorce yego iyi nawe ayumve hanyuma mu kuyumva ambabarire atuze umutima yirinde itangazamakuru ko naryo riroshyanya bakakubaza ibitari ngombwa bakakubaza n'akari murore yego aba bagabo bari kukuvuga ngo bazabakurangira ube witonze gatoya hatazaba uretse kubakira bo bazakurangira yego hanyuma ikindi nkurikije story uko yatangiye yego Glory umubyeyi w'umuntu ni ndasimburwa mama wawe wakubyaye yego ni ndasimburwa yego mama wawe naho yaba yaragukoshereje ndakwinginze yego uzace bugufi nk'umwana umwegere umubwire uti mama nubwo waba warambereye umubyeyi gito yego ngusabye imbabazi kandi nanjye aho wampimukiye ndakubabariye yego ndashaka kuvuga iki Gloria zambabarire yiyunge na mama we yego iki ndakimusabye yo kabyara Gloria wo kabyara abahungu n'abakobwa be yego ndakwinginze ngo uziyunge na mama wawe uyu muvantara reka mwite gutyo uyu mwana wundi yego uyu mugabo wagukunze akanagushaka yere guhinduka utanya amaraso yego amwe kuko nkurikije uko nabyumvishije mama wawe wakubyaye akakurera uri umwe yego akaguhangayikira kuva mu bwana kugeza ukuze yego iki gifaransa uri kuvuga ni ukubera mama wawe aka gasura keza ufite ni ukubera mama wawe aya mashuri ufite ni ukubera mama wawe hari aho wavuze ngo zari inshingano ze niyo atabikora leta yari kubimu